biragoye ni benshi uyu harya bawita ngo iki iwacu mu kinyarwanda tumwita Gasenyi na Mbogo. ni Gasenyi na Mbogo. Gasenyi na Mbogo. Noneho rero uransobanurire neza dore ndi gutinya ko wacu ikinyarwanda cy'abakera ariko ubu ngubu bayita iki? Ikinyarwanda cy'abakera ubu bayita isuka. banza wumve ko iyi ni isuka isuka imiteja n'irutagwa ririmishije ishema ry'amasuka rirwanya amapfa tukayivuga ibigwi dusomeye amasahani atarimba turabukungu ikaba icyozi cyogera inka ngaho ni mu mugire amahoro. muranyakirire ba nyirasenge na ba nyina wabo imyaka 8 mu bihugu imyaka ko uyu munani n'uvuye mu muryango w'inshuti z'umuryango kandi bishimye. Aha Imana irinde ntiraseka n'abanga. Nguyuga rero Nyirahabimana nguyu Nyirahabimana dore kandi yaje yakwegereye Nyirahabimana Amakanira mwifata nyiraseka n'abanga Emerance. uyu mugabo yivugiye ko ashaka Nyirahabimana Nyiraseka n'abanga. aha buriya arakosoye ari gushaka Nyiraseka n'abanga Eme ngaho iyizire Nyirasabima. uyu mugabo yakubenze ariko mu muryango iwacu turacyagukunze ngari kwishakira Seka n'abanga. uyu mugabo uramuzi? umwana arambwiye ngo aramuzi. none se wowe urabona umuzi? Ntabwo muzi. dore uyu mugabo agusendeye mu gitaramo mwihorere wikomereze igendere kuko n'ubundi wariseka n'abanga. none urabigenza kutamuzi biragaragara kuri ibirorirori urisabira cyangwa ufite uwusabira? Ntabwo birashoboka ko ariwe waba umuzi neza. ntabwo nisabira kuko mu gihagararo ubona ndimo n'urwego ndimo ntabwo nkiri umugabo wo kwisabira, ahubwo reka mbanze mvuga imyato uwo naje nsabira. ni umuhungu mwiza cyane, uruhanga rwe n'uruhanika, ntabwo ari urusimbuka rudasezeye rwangiza amasunzu wiyangarira.